Monster kill. Sibyo agasobanuye turonkowe kuri YouTube channel bita Kira Films. Tugiye kurega season gato cyane naga season kubwenge bakise turonkowe inzira ndende tutangira n'amagambo bakubwiye bati abantu benshi bakunda kunyura mu nzira za bugufi. Abantu benshi bakunze kunyura mu nzira za bugufi ngo bakirengagiza buri kimwe cyose bashobora guhura naco mu iyo nzira. Bakavuga bati ngo cyomva cyasi ingenzi ni ukugira mu gihe gito ariko ngo rimwe na rimwe mu nzira ngufi gushobora guhinduka inzira ndende. Mama we bakise turonkewe inzira ndende. Ese inzira ndende ni igana he iva ikagana he nduciko naka gasobanuye. Utangiye filime yacu hari umuntu wirukanga guco hari umurimo yirukanga muru yirukanga cyane avuga ati mama papa ati mama papa ati nimugaruke iyo nzira ngo nimbi cyane. Ese iyo nzira igana he ni inzira ija he bakise turonkowe kuri YouTube channel bita Kira Films. Wakanda subscribe kugiye tujye kwibanira buri munsi. Twakomeje umuntu yarirukanze bishoboka yirukanga kuri speed tabo kumbe hari nakandi kana kaza kakakora ati muvandimwe ati brother muvandimwe karaje kirukanga nako bishoboka byose. Ese birayerera he bakise turongowe ni season ya mbere episode 1 ruciko naga ga season nakubwiye ngo ni gato cyane. Bagusubiza inyuma isaha imwe mbere yo kubirira biba dutangira nyaku nangaha hari umuntu wibare mu kantu k'agasiporo ni mu masaha ya mu gitondo. Hari umuntu urimo yikaragira agafiriti ibere mu kantu k'agasiporo. Umusore arangije yatashe mu rugo harananiwe avuye mu kantu k'agasiporo arangije arikomereza ageze ahangaha hakora utuntu tw'udusiporo agabanya amavuta. Ejo bundi hari umuntu ambwiye ati se kuko utajya muri siporo disimari njye ntabwo ngiye kugabanya igikona nibereye nka mifupa. Tise siporo ikora abantu babyibushe gusa ngo none mbane nje kugabanya koko ya magufa. Oya siporo nawe wayikora agasiporo ni keza karuhura umubiri. Noneho yaraje kura push up yubaka ituza arangije gukora push up araza yubaka abdomina. No musore muto cyane kaka season mbibutse bakize turonkewe wakanda subscribe ujye tujye twibanira buri munsi ubundi tujye show. Arangije gukora agasiporo nk'umuntu wese ahita ajya koga. Arangije koga araza yifatira agafone mbibutse badusubije inyuma isaha imwe mbere yo kubira biba yaje akimara gufungura fone ahita abona ari ubutumwa afite kuri WhatsApp. Umusore wese kubona ubutumwa kuri WhatsApp ahita bufungura. Akimara gufungura bwa butumwa bwo kuri WhatsApp bamubwiye bati n'ubutumwa bw'amajwi bamubwiye bati ati twagiye Gatovu witeho twagiye Gatovu witeho. Arangije arikanga ikintu nawe yakoze yase yirikodinga ati nimuce mu nzira mbi muce inzira ndende muce inzira nziza ntabwo nshaka kubabura ntabakunda ababyeyi baje. Yase yorereza ubutumwa arangije arikanga yaraburebye arikanga ati ntabwo bishoboka ati ngo nta na rimwe ababyeyi banje batajya baba ku murongo nta na rimwe baba batari online reka mbahamagare.
ahamagaye mama ivaho. Ahamagaye ivaho. Avatireka mama gare papa. Ahamagaye na papa nawe phone yikuraho. Ati oya. Ati wenda baciye inzira ya bugufi. Ati oya. Kubera iki abantu bakomeza guca mu inzira? Abaturanye bayiciyemo ntabwo bigeze bagaruka, ndetse n'abantu benshi bagize kwicamo ntabwo bigeze bagaruka. Ese ni ukubera iki abantu bakomeza guca mu inzira? Biteye ubwoba. Ati reka ngende nje kureba muri dokima cyangwa mu bipapuro bya sogokuru, wenda hari ikintu kizima nakuramo. Ikintu yafashe ese uje kureba dokima za sogokuru we. Ese birayerera he? Yatangiye areba ngaha muri dokima arazifungura. Ese hari ikintu kiravamo? Ikintu yakoze yarazitunganyije neza ngo arebe pasi nimba hari ikintu yakuramo. Ati nabonaga sogokuru ajya areba mu izi dokima. Ati kuva hano mu rugo ngo tuje kwa aka gace ngo ni iminota 20. Turuka kwa aka gace tukira kwaka naho ni iminota 20. Ese birayerera he? Sizi dokima hari ikintu kizemara kuramo ngo no guturuka ngaho kugera aha naho ni iminota 20. Uyu muntu wakoze ibintu uko bigaragara asa ngaho ari ahantu atarazi, yari kugira ngo atayoba. Noneho kuri ya mapu yagize ahantu hataba network, yagize ahantu network zitagera. Ko guturuka ngaho noneho tugera aha ni isaha imwe, ariko ni habi cyane. Zamuteye ubwoba. Disaba byebanye ntabwo baragera. Yibajije byinshi. Sikaragiye kubirayerera he? Reka turaka ga season. Bishatse kuvuga ko ababyebanje bishatse kuvuga ko ngubu ngiyeyo nta bagarura bataragira ngaha. Reka noneho niho ukuntu naje kubagarura. Haramanza areba neza batarahagera kuko ngo ntihabi cyane. Ikintu yakoze yabitse ibintu vuba ajye kureba ababyeyi be karayerera he. Naho nk'umuntu wese ikintu yahise akora yahise atamo udukweto dufunze. Kuramo ibintu by'ibihopeni ahangaha byanantangira bigatuma niruka neza. Hatayemo iki udukweto dufunze. Agiye kureba n'imbaraga rw'ababyeyi be. Ese karayerera he? Ntucikwa n'aka ga season ni gato cyane nakubwenge. Bakise Drone Way kuri YouTube channel ya Kira Films. Bibutse mwese gukanda subscribe kugira tujye twibana n'izindi episode tuzabashe kuzishika. Nanga twatangira filime yacu. Yafashe ya mbere riri kwanga bishoboka. Hano yaje avuga ati mama, ati papa nimugaruke. Ati yonzira ni yakoze ibishoboka byose ngo yiruke. Ese birerera he? Nanga twatangira filime mbibutse Mungu yarirukanze koko bishoboka byose. Yasizemo imbaraga ariruka. Kumbe byose twabibonye. Buryo yarayemo yirukanka n'umuvandimwe nawe yirukanka bati muvandimwe. Undi yarayemo yakora ati mama papa, undi bavuga ati muvandimwe. Ati ntabara. Se birayerera karajyahe. Bose waje biruka bidasanzwe. Se haba iki? Kumbe inzira ari gucamo
n'undi nawe ntiyari gucamo barahuye. Aramubaza ati umeze neza? nta kindi kintu yahise amubaza. Ababyeyi bacu bari hehe? Ababyeyi bari hehe? ati mfite ubwoba. tuza witinya, nyizera ndi hano ntakira kubaho. nta kintu na kimwe gishobora kukubaho ndi hano, tuza wowe gusa, trust me. mbwira ababyeyi bacu bari ababyeyi bacu bari mbwira. nabo bafite ubwoba, ati barire hirya. bakomeje. ati nyamuneka dutahe, mfite ubwoba. uzi wowe taha, nyizere nzagaruka. yafashe iya mbere aramubwira ati I will come back. Trust me. Disaramba toya. Ese ntabwo uzagaruka? Nawe aramusezerana aramubwira ati nzagaruka, nyizere kandi witeho, ndagukunda. Kumbe umusore afashe iya mbere aragenda, se agiye kwiyahura. inzira akomeje kujamo nta muntu wajyamo ngo yigaruke ari muzima. noneho nta n'umurambo ujya. ese aba Miki akomeza Miki nuko akagenze. ntugacikwe na episode y'ubutaha wahita agateraho ngo weshye.